Aba ni bamwe mu baturage batuye umurenge wa Ruhuha akarere ka Bugesera gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi bavuga ko kuba batagihahirana nk'uko byahoze kuri ubu ubuzima bwabaye bubi biturutse kuba ibiciro bya bimwe mu biribwa byazamutse ndetse n'ubujura bukabije busigaye bugaragara muri kano gace nk'uko bivuga abo twaganiriye. Twaragowe twarakubiswe nuko nta kintu tukibona ari ibiciro by'imyaka ibiciro by'amatungo ibyo byose byaruye byagiye hejuru ariko ubu ni bukidushorera cyangwa natwe tukagira ibyo tujyanayo nuko sinjye kureba nkubeshye nta kibazo twari dufite hano none ubu ngubu nyine ni ibibazo ibiciro inaha byaruriye kubera ko nta mihahirane ihari havaga ihene hakava ibishyimbo hakava amakawa hakava inkoko ubugari nibwo bwadutungaga n'amamesa ubu nta kigenda muri n'umurenge wacu wa Ruhuha ubu wibecukanagera ku cyo byonyine gato ukareba guta gato aribo bitewe n'impamvu iyo abaturanyi bavuze nabi bakora ikosa ryo kuba badashaka ko baduhahirana mbere byari umutekano mwiza ariko ubu ngubu urajyana umunyarwanda yajyagayo bakamutsindayo bamwita kumumesura ngo kumumesura ubu ngubu ni ukuvuga ngo umusaza yatuye ati murinde namwe ntimujye nabo ntibazi icyo gihe ihene yagoye mu 15 iri kugura 20 nk'uko yagoraga 3 iri kugura 5,000 ibyo barabizanaga pe nanjye tukabashyira ariko ubu ngubu ntakwirirwa ugerayo kumesura nyine wese bagukinisha ntiwanakoga n'uruzi ntiwanakoga ngo ugeremo hagati bisaba kugarukira nyine hafi aho ngaho ukavoma yaho ugacyura amazi ikintu bakimara gufunga Burundi ahangaha no murenge wa Ruhuha twarahangayitse ubu ni ukuvuga ngo buri muturage wese ararakanuye gutya batwibye inka zirenga 200 cyangwa 300 bazijyana i Burundi aho bafungiye imipaka ubu ngubu inka zose zo muri no murenge ziba mu bikumba kubera yuko mu ngo bari bazimaze ubwabo abarundi ejo bundi bafashwe urabazi wowe urabazi bafashwe nyine baravuga ibyo utazi none uko ikibazo kimeze rero ubu ngubu bakimara gufunga imipaka Uburundi baratwibye inka zirenga 300 bamaze kubura zirenga 300 noneho urumva yuko habaye ikibazo gikomeye cyane bakomeza basaba ubuyobozi kuba bwaza bakicarana bakaganira kereka habonetse ukuntu byibuze ubuyobozi bwakumvikana nawe wenda bigakunda akagirana imishyikirano tukongera tugahahirana wenda byo byashoboka ariko nabundi umva nta kintu wanakora ahubwo ntiwanabikinisha uvuga ngo urajyayo cyagombye kubaho ni umutekano hagati y'ibihugu byombi turafite abakobwa bacu barahashatse twagombye kubona uburenganzira bwo kudusura natwe tukabasura twagombye kubona uburenganzira bwo kuduhahira natwe tukabahahira ibyo rero bigezweho rwose byaba ari byiza byadufasha nizo nka kandi dushobora kwibwa tukagira ububasha bwo kujya kuzizanayo ariko ubu ngubu uvuze ngo urakandagirayo ni ugupfa rwose bari hari benshi none se ko bagiye tutabizi kandi bagiye bakaba batagaruka nta nabo tubona ngo tuvuge ngo wenda ko twavugana ntitwabimenya rwose ntabwo tuzi nyine mbese nta kintu twabona twebwe twakora uretse nk'inzego z'umutekano zibidushoboreye. Ku ruhande rw'u Rwanda Vincent Biruta Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga avuga ko kuba nta rujya n'uruza ruhari n'ubundi biri gutera ingaruka kuri ibi bihugu ku bijyanye n'ubuhahirane agakomeza avuga ko ibyabaye muri iyi minsi ko byakabaye bibaho mu mibereho y'ibihugu ndetse no mu mibanire yabyo ko arizo zabayeho niba nta bucuruzi nta rujya n'uruza rw'abantu cyangwa se rw'ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi birumvikana ko bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu kimwe cyangwa ikindi cyangwa se bombi zikaba zabaho ariko mu buryo butandukanye ntabwo rero navuga ko umuryango ubwawo nka East African Community waba waradindiye mu bukungu kubera bene ibi bibazo kuko ibi byabayeho muri iki gihe ariko nta nubwo ari byo byonyine kandi birashoboka ko n'imbere tuzajya duhura n'ibindi ariko umuryango ukibereyeho ni ugukemura bene ibyo bibazo mu gihe byabonetse ariko ubundi twari dukwiye kutaboneka kuko ikiba gikwiye gukorwa ahubwo ni ugushyira imbere ibikorwa byose bigamije kuvanaho imbogamizi mu birebana n'ubucuruzi n'urujya n'uruza rw'abantu n'ubukungu n'ibindi kandi hari intambwe yari yaratewe ibi ngibi byabayeho muri iyi minsi navuga ko ari ibintu
byagombye kuba byitezwe ko byabaho rimwe na rimwe mu mibereho y'ibihugu no mu mibanire yabyo, byanze bikunze bigira ingaruka, kuko mu gihe abantu bari mu makimbirane nk'ariya ubundi hari byinshi biba byaradindiye bidindira kandi byashoboraga kuba byarakozwe bikagirira n'akamaro ku baturage b'ibi bihugu. Remy Ngabonziza, Nyiribwija Joseph Niyonzima, BTN TV.